Umuhango wo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Muganza iherereye mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge wabimburiwe n'urugendo rwo kwibuka kuva ku rusengero rwa ADEPR Paruwasi ya Muganza aho abakristo b'iri torero bazengurutse umudugudu uzwi ku izina rya Norvège maze barusoreza ku rusengero rwa ADEPR ahi Muganza. Bashyize indabo ku rwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ruraha kuri Paruwasi ya Muganza bafata umunota wo kunamira izo nzirakarengane banacana urumuri rw'icyizere. Noneho namara kubucana wakundaga kubaha Imana abo bose Musoni Martin umudiyakoni muri Paruwasi ya Muganza ashima uruhare rw'itorero rya ADEPR muri gahunda zo kwibuka ngo kuko bituma abakristo batekereza ku gihombo batewe na Jenoside yakorewe Abatutsi maze bagafata ingamba zo kuyikumira n'ingengabitekerezo yayo. Itorero ryacu rya ADEPR mu Rwanda ryashyizeho gahunda yo kujya twibuka ndetse hakubakwa inzibutso nka ziriya kugira ngo abakristo nabo babibone kandi babyigiremo byinshi kuko icyo byaduhombeje ni kinini ari itorero ari igihugu. Itorero ntituba tungana uko tungana, imbaraga zaratatanye. Pasiteri Joseph Akizamungu umushumba wungirije wa ADEPR urembo rwa Kigali avuga ko bazahora bibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko n'Imana yabibwiye Abayisiraheli ngo bazirinde kwibagirwa amateka y'ibyababayeho. Muri uku kwibuka rero ngo bituma bubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda. Ku mateka y'Abisiraheli Imana yahoraga ibabwira ngo bazirinde kwibagirwa iby'Imana yabakoreye, amateka yababayeho. Bityo rero natwe twibuka Abanyarwanda muri rusange bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Amateka rero abereyeho ubundi yigisha abantu kugira ngo amakosa yakozwe atazongera gukorwa. Ariko kandi ngo burya n'ubwoko bwibagirwa amateka yabwo burazima. Ntabwo rero twakwibagirwa ibibi byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ahubwo duhora tubyibuka kugira ngo dutekereze uburyo bwose twafatanya twese dufatanije nk'Abanyarwanda kurwanya ibibi byakozwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside aho yava hose ikagera, tuyirandurane n'imizi, bityo igihugu cyacu tuzakirage abana kitagira umwiryane, kitagira amacakubiri. Naho Reverend Nsabimana Bercher umushumba wa Paruwasi ya ADEPR Muganza we yagaye abakristo bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi avuga ko ingamba bafite ari ukwigisha gahunda ya Ndi Umunyarwanda hamwe n'ijambo ry'Imana kugira ngo abakristo bahinduke by'ukuri. Turagaya cyane abayobozi b'amadini bishoye mu bikorwa bya Jenoside kandi tukaba dufite ishyaka ryo kwigisha muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndetse no kwigisha ijambo ry'Imana cyane kugira ngo abakristo bahinduke rwose by'ukuri dushingiye nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto 5:17 yatubwira ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize byose babinutse bishya. Turaharanira ko abakristo bahinduka, Abanyarwanda bahinduke, ibyo tuzabigeraho, dufite ibyiringiro byo kuzabigeraho. Mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Muganza ni ku nshuro ya 2 bibuka bahoze ari abakristo b'iri torero bagera kuri 64 ndetse n'Abanyarwanda bose muri rusange bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. Gakayire Raymond, TV1.